Ese waba uzi ko hari ibintu umunani umugabo cyangwa umusore adakwiye na rimwe gukora ku mugore cyangwa umukobwa? Ibi bintu bishobora gusenya urukundo, gusiga igikomere no kubuza umukobwa kwigirira icyizere. Uyu munsi tugiye kubivugaho dushingiye ku bushakashatsi, amagambo y'ubwenge, motivation ndetse n'ibitabo bikomeye ku mibanire y'abantu. Ntugacike, kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi, shyigikira Rwanda Event TV, kora subscribe, like, usige na comment kandi usangize n'abandi. Mu mibanire hagati y'abagabo n'abagore, ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko imyitwarire n'imyifatire y'umugabo igira uruhare runini ku mutekano, icyizere n'ubwigenge bw'umugore cyangwa umukobwa. Kuko bivugwa na Dr. Emerson, umwanditsi w'igitabo cyitwa Love and Respect, umugore ahora ashaka urukundo n'icyubahiro, kandi ko iyo bibuze bitera igikomere cyimbitse cy'umutima. Ibyakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Harvard byagaragaje ko abagore babaye mu mibanire itarimo kubahwa bibagiraho ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe n'imibanire yabo n'abandi. Ibi bigaragaza akamaro ko kwitondera ibyo umugabo akora cyangwa avuga, kuko rimwe na rimwe amagambo cyangwa ibikorwa bito bishobora gusenya icyizere n'urukundo byubatswe igihe kirekire. Umugabo w'umunyabwenge si uwiyambika imbaraga z'umubiri gusa, ahubwo ni uwambaye ubwenge bwo kumva no gutega amatwi. Nelson Mandela we yaravuze ngo ubwigenge si ukwigobotora iminyururu gusa, ahubwo ni no kubaha no kurengera uburenganzira bw'abandi. Mu rukundo ibi bivuze kumenya icyo umukobwa akeneye kurusha uko watekereza icyo ushaka kumukorera. Kugirira umukobwa neza, kumwubaha no kumwumva si intege nke, ahubwo ni ikimenyetso cy'ubugabo buhamye. Uko wifata imbere y'umugore cyangwa umukobwa ni ishusho y'uko wowe ubwawe wiyubaha. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu umunani umugabo cyangwa umusore adakwiye na rimwe gukora ku mugore cyangwa umukobwa. Si ukubera gusa ko ari bibi, ahubwo ni uko bihabanye n'indangagaciro z'ukuri z'ubuzima bufite intego ndetse n'agaciro. Ikintu cya mbere rero udakwiye gukora ku mugore cyangwa umukobwa ni ukamutesha agaciro cyangwa ngo umuce intege. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzobere mu mitekerereze psychology bwerekanye ko umuntu wese akenera kumva ko afite agaciro kugira ngo abeho neza, yishimye kandi ateze imbere impano ze. Iyo umugabo cyangwa umusore atesha umukobwa agaciro, amuca intege mu bitekerezo bye no mu nzozi ze, aba amwambuye icyizere cy'ubuzima. Nk'uko Oprah Winfrey yabivuze, kuba umuntu yaguhaye agaciro ni kimwe mu bintu by'agaciro wakora mu buzima bwe. Umugabo mwiza ntiyishyira hejuru y'umugore we, ahubwo amubera hejuru mu kumushyigikira no kumwereka ko ari ingenzi. Ikintu cya kabiri kandi gikomeye cyane, ntugakubita umugore cyangwa umukobwa cyangwa ngo umugore ihohotera iryo ari ryo ryose. Ihohoterwa rikorerwa abagore ni ikibazo gikomeye ku isi, nk'uko bigaragara mu bushakashatsi bwa World Health Organization, aho basanze 1 kuri 3 mu bagore baba barahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu buzima bwabo. Ibi ntibigarukira mu gukubita gusa, ahubwo binareba amagambo muca intege, kumutoteza cyangwa kumufata nk'umuntu utigenga mu buzima bwe. Nelson Mandela we yaravuze ngo ubwisanzure si ukubohoka gusa, ahubwo ni no kubaha uburenganzira bw'abandi. Umugabo w'ukuri akwiye kuba umurinzi w'umugore we, si uwo guhohotera uwo agomba kurengera. Icya gatatu ngo ntukabuze umugore cyangwa umukobwa gutanga igitekerezo cye cyangwa kuvuga uko yiyumva, kabone niyo mwaba muri kuganira ku mishinga yanyu bwite. Nk'uko bigaragazwa na Chimamanda Ngozi Adichie mu biganiro bye bya TEDx, agaragaza ko umugore afite ubwenge n'ijambo. Kumubuza gutanga igitekerezo no kumugira igikoresho nk'aho atari umuntu. Umusore w'ukuri atinyura umukobwa kuvuga uko atekereza, ku kazi k'ubwenge buvuga byinshi kuruta isura. Ubushakashatsi bwerekana ko imibanire yubakiye mu biganiro n'icyubahiro iramba cyane, ikagira umusaruro mwiza. Icya kane, ntugace inyuma umukobwa mukundana cyangwa umugore wawe. Guca inyuma uwo mukundana no guca intege icyizere cyo kumutera igikomere cy'amarangamutima, nk'uko bigaragazwa n'inyandiko ya Journal of Marriage and Family. Ubwo busambanyi cyangwa uburiganya bohoza umubano mu bibazo bitazashira. Naho Gary Chapman, umwanditsi w'igitabo cyitwa The 5 Love Language, wavuga ko icyizere ari cyo gishingira ku rukundo rurambye. Guca inyuma umukobwa cyangwa umugore si ububasha, ahubwo ni intege nke mu burere bw'umugabo. Icya gatanu, ntugafata umugore nk'igikoresho cy'imibonano gusa. Urukundo nyarwo ruruta kuri igitsina. Gary Chapman mu nyandiko ze yerekanye ko abantu bakunda mu buryo butandukanye: amagambo meza, impano cyangwa se gufashanya. Iyo umugabo areba umugore mu buryo bumwe gusa nko mu buriri, amwambura ubuzima bwe bwuzuye. Nk'uko Michelle Obama yavuze ko urukundo ni ugufatanya gutera imbere, si ugukoreshanya. Umusore utekereza nabi kuri iki kintu aba yibeshya ku gaciro k'urukundo. Ikindi kintu rero ngo ntugace intege umukobwa mu nzozi ze cyangwa ubushake bwe. Ubushakashatsi bwo muri Stanford University bwerekanye ko abantu bafashwa gutera imbere bagira umusaruro mwinshi kuruta abacibwa intege. Umusore cyangwa umugabo ukomeza kuvuga ko ntibishoboka, urimo kwirwanaho cyangwa ibyo ntibibereye umukobwa, abaciye intege igisekuru gishya cy'abagore bafite indoto nini. Naho Barack Obama we yavuze ko niba dufasha abakobwa bacu gukurikirana indoto zabo, dufasha igihugu cyacu gutera imbere muri rusange. Reka dusoreze kuri iki kintu cy'ingenzi kireba buri wese: ntugakontorora umuntu cyangwa guhora umugenzura. Guhora wigaho umuntu ari uwo bari kumwe, icyo yambaye cyangwa icyo yavuze, ni imiterere ya emotional control aho kuba urukundo nyarwo. Urukundo rufite umutekano ntirushyira uwo ukunda ku nkeke. Nk'uko byavuzwe na Brené Brown, umuhanga mu myitwarire y'abantu, avuga ko ubwizerane ni urufunguzo rwigaragaza mu kwizerana, si uguhora ucunga umuntu. Nk'uko umugabo nyawe yereka umukobwa ko amwizeye, si ukumwiga nk'umunyabyaha. Muri iyi si yihuta kandi hinduka buri munsi, aho abantu barushaho gushaka urukundo,
urukundo, icyizere n'ituze ni ingenzi cyane ko abasore n'abagabo basobanukirwa ko kubaha, gukunda no gushyigikira abagore n'abakobwa atari amahitamo, ahubwo ari inshingano n'intego y'ukuri. Nk'uko byanditswe mu gitabo cyitwa The Art of Loving cya LH Forum, urukundo nyarwo si amarangamutima gusa, ni umwanzuro wo gufata undi nk'ufite agaciro, kumwitaho no kumwumva. Amateka agaragaza ko aho umugore yubahwa igihugu gitera imbere. Ubushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga gishinzwe iterambere bwerekanye ko sosiyete itubaha uburenganzira bw'abagore igira iterambere rike, imibanire mibi n'akarengane gakabije. Naho Barack Obama we yavuze ko nta gihugu na kimwe gishobora kugera ku bushobozi bwacyo bwose kitubaha abagore. Ibi bidusaba guhaguruka tukigisha urukundo, icyubahiro n'ukuri. Niba uri umugabo cyangwa umusore wifuza kuba igicumbi cy'impinduka, tangira uyu munsi. Kubaha umukobwa ni uguhesha icyubahiro ubuzima bwawe, gushyigikira umugore ni ugushyigikira iterambere, kandi kwigira ku byo wumvise uyu munsi muri iyi video ni intambwe yo kuba umugabo wuzuye. N'ubu wacecetse igihe ubona amakosa, n'ubu wakira nabi iyo uganiriye n'umukobwa, ahubwo ubu indorerwamo y'urukundo rutanga icyizere, si ururimbura icyizere. Ngaho kora subscribe, like, share na comment. Rwanda Event TV, mugire amahoro n'amafaranga, ndabakunda. Isomo ry'ubuzima, Motivation Rwanda.